ukinge genda aza kudacenjira amabati nkugo hejuru Yesu kunsohora kungu bahungwira nyine uburyo ki cyane mwari mumeze muri mese rero ni mese mu cyaro turi kurya gatandatu Yes we gatandatu ku munsi ubwo se mubishyira mu nda cyane twariye byinshi ariko banza turya bihita aho twebwe ubu ngubu ibintu byarakomeye neza gatandatu ku munsi turya saa 12 tukarya saa 4 tukarya saa 7 tukarya saa 10 gatandatu ubwo ni ubwo buzima bubayeho nta kindi dukora akazi ni ukurya nawe se yanga yamuzehe yarabyaye yanga narayiguze ntabwo wabimbwira kuko uramutse ubimbwira urabizi uburyo nahita mpinduka nabi cyane nayigushije bamaye ngahe bamaye 30 byose niba narakubwiye yuko iriya nkariyo nzapfa umugeni mukaba mwarefushe mukagishowe na muzehe nta n'ikintu mumbwiye ubwo mwumvaga yuko umutari mu buramukira koko kandi nayigurishije papa nabyaze reka nkwereke yuko nzabigenza wowe nzaguteranya n'umushyiri wiwe aba ari wowe azajya yirirwa yahirira ubwatsi Yesu nzakurangira numvishe bajya ngo bakopa bageni oya ntabwo nzabyemera ntabwo ibyo nabyemera ntabwo bishoboka ubwo rero nicyo gitekerezo ibindi byose ariko mbira ntabwo mbyemera urasikara uri kubona kuzamukara muri uriya muhanda haraguru uriya reba neza haraguru ubona nuko agenda se n'uburyo shaka rero ntabwo ncika reka ngende nyishyura yanjye ndimo kazi Louisa meze gusema Sawa. Amakuru yanyu? amakuru ni meza Nese muvuye hema? bane tuvuye yari yadutumye ari utuboro bari badutumye Mvuye mu rugo iwanyu nsanga ariko mavuye numva papa wanyu arimo aritotomba. Yababuze yabategereje. yatubuze ahubwo ndumva bamamagaye halo oya turimo turaza turi kuza tugeza hano munsi y'urugo neza turi hano hafi yo mu rugo reka tubanguke mani reka tugende Okay. Sawa. Louisa kunyerekana dusimbukira ndakubwiye ngo ziba Yesu! asoni wamubonye ndabizi ko ariko muze hameze none se nk'ubari kunshakaho iki koko niko sha ari nge nawe nyir'urugo ninde dore ko kindeba ako se muze ko niza nimanukiye hari hepfo iriya mvuye kureba umunywanyi wanjye tukaba duhuri hano mu nzira ubu uri kumpora iki koko inda yakubyaye yivamo wikagira inzira Yesu we nkaba ntakubona imbere yanjye ko ndi kwigendera ubu uri kumbaza iki muri uyu muhanda ndi kugendamo ngaho mbwira ikintu turi gupfa aka kanya kuko nyine ntabwo nkizi kabisa ziba ceceka uyu si umuvandimwe wanjye wari kumwe na mugenzi wawe akora amakosa nk'ayo ukora ninde unywa urumogi ni wowe ikinywanzoga igicukura amazu y'abandi ninde ufata abakobwa ku ngufu ni wowe ikiba mu nzira igikora mu mifuka noneho ngo uherutse no gutobora amangazini y'abandi kandi hari igihe undakaje nabikwereka twigendere mane rekana n'umusaza mugende mujya nese ni ikihe kibazo ufite ese ibi bintu arimo aravuga bifite agaciro mane yego muzehemba n'umuwe ubwo buri ariko ndakubwiye na nyoko nabimubwiye ngiye kurudadira ntabwo urwinjiramo
nurwinjiramo nce mama amabere ntabwo urwinjiramo ntabwo urwinjiramo wigendere mani rekana n'umusaza Yego. wowe genda ujye mu byawe nanjye ngiye mu byanjye nurwinjiramo ndaba ndimbwa umva muze umva mbanze nkubwire gato wowe genda ufunga inzu yawe ngende iniga ntabwo nabura hano ndara iniga genda urukinge genda haza kuza cenjura amabati nkugo hejuru Yesu kunsohora ku ngufu